ihangane kwino mwana yaraje je ndi umwana muto ndavuga ati reka niyahure nagiye kwiniga birananira ati ndebe ko napfa biranga nari nzi ko umuntu iyo yinize bita birangira byaranze natwe twigira inama turavuga ati reka natwe tugire tuvuga yuko umututsi tuvanye mu gihugu cyacu tumubonye twamurya n'amenyo tugeze hasi muri kaburimbo niho twese ko bariyeri baravuga ngo tuno twana nudutera hamwe mu tureke dutambuke turavuga ati uwatwereka umututsi tuvanye mu gihugu cyacu twamurya n'amenyo aho tutahagurutse bakaduhagarika ati wowe haguruka tugahaguruka twari dutashye tuvuye ku ishuri dutashye mu rugo ahantu bita mu nduro bafataga amabuye bakadutera nari nzi kwiruka ibuye twayirukanwa nanjye nagera mu rugo babwira mama na papa ibyatubayeho umva ndari busubire ku ishuri mama akambwira ati hangane subira ku ishuri urugendo rwanjye rwarakomeje icyo gihe 1991 ingabo za Habyarimana bazamutse aho bita mu Gishwati ubu ni murenge wa Nyabirasi hari pariki bita muri Mubuga bazamuka banyuze uriya muhanda bagiye gushaka inyenzi ziri mu ishyamba ubwo zari zifite abavandimwe ba mama ariho yaravuka bagezeyo n'abamuyumva niwe bavuka bageze aho bita Gashasho bageze muri iryo shyamba babura inyenzi bamanukanye bavandimwe babica batemagura amatungo yabo abavandimwe baramanuka bajya ku rusengero rw'Abadivantisiti bahageze uwari meya wa Kanama na Niya ajyana n'abapolisi babakura mu rusengero babazana hari komine ya Kanama bahageze cyangwa ko babazana ahangaha ku Nyundo natwe aho turi dutuye Kigarama abo babirukanze natwe bageze bakadutuye batangira gutwika amazu yacu hari ku isabato ko twasenga Abadivantisiti nta kintu cyo bagomba gukora ku isabato kuko mu mabwiriza ko dufite ugomba ku isabato cyangwa ikigeregezo gikomeye twarica n'ababyeyi bacu ntitwajya gusenga baraza batangira gutwika amazu turiruka tugera aho bita ku Rurembo data wacu witwa Rutwe na Bazimenyera bo bahise bamushyikira baramwica bamugerekaho umukingo ariko wamutabarije n'uwitwaga Mahirima niwe wavuze ati dore uriya Rutwe n'umuhungu we bahita bamwica twarakomeje turaza tugeze hariya ku murenge komine ya Kanama ubu umurenge wa Kanama batubwira ko abatutsi bajyanye hano ku Nyundo twarakomeje natwe tuza ku Nyundo Musenyeri Karibushi aratwakira n'abandi bapadiri bafite umutima mwiza baratwakira batwereka hari ishuri aho Pifoki yakoreraga hari amashuri bafata uruhande rumwe bashyiramo abagabo urundi ruhande bashyiramo abadamu turahaba tugeze aho nyuma 1993 mu kwezi kwa gatandatu baza kuvuga ko mu cyahoze ari umurenge wa Kigarama sekiteri ya Kigarama ko abari bahatuye bo bafite umutekano basubirayo bafashe imiryango yacu badusubiza aho twatuye Kigarama tujya kuba mu byikoni amazu manini bari baratwitse ibisenge byaguye hasi twaje kuhaba 1993 mu kwezi kwa gatandatu turahaba tugeze mu kwa kane tariki 6 nimugoroba niho radio RTN
baje kuvuga ko Habyarimana yapfuye indege yahanutse, baravuga ati abatutsi akabo kageze. Twahoraga twiteguye isaha n'isaha bari bize kutwica ku rusisiro aho twari tuvuye nk'abavandimwe. Twaje gufata muri uwo mwanya muri iryo joro mu gitondo kare kare gutariki ya 7 twese dufata urugendo tuzana ku Nyundo. Tuhageze dusanga abavandimwe bacu barahari, dusanga n'amashuri babagamo bayavuyemo babajyanye muri kiliziya ariho bagiye. Ko muri kiliziya niho twumva ko twarogera ko byaba bikunze ko nta mwicanyi uhagera kuko ari mu nzu y'Imana. Twagiyeyo dusanga abavandimwe bacu baturutse za Nebirasi babagogwe. Tuhageze tuba muri kiliziya ku iyo tariki ya 7 batangira kwica ahangaha muri Petit Seminaire ndetse n'ingengero zegereye kiliziya. Turahaba ku itariki ya 7, tariki ya 8 turahaba, ariko mbere yaho ngo hari abajandarume bahabaga baturindaga tukiri mu byo ishuri 93. Bigeze aho twabaye twumva amakuru yabamaze kwica abaprofeseri ishana muri lycée muri Petit Seminaire n'abari mu ngengero za Muhira tumubabishe twe tukira aho ngaho. Iyo tariki ya 9 niho igitero cyaje. Baza umunsi wa mbere icyo gihe turi abana batoya turi muri kiliziya, twabonaga imodoka ije tukavuga tubona abasirikare bazanye abajandarume baturindaga aho ngaho ibyo kurya natwe ngo tubasabe. Abyibuka baraje havamo umugabo wambaye isapo y'urubaraza, arangije tugiye kubasanganira tubona n'indera hamwe dusubira muri kiliziya. Niho baje kwatera grenade iza kuba birindukana, bamwe muri bo barapfa. Baburije basubirayo, dukomeza kuba mu rusengero tubana n'abapadiri n'ababikira, buri wese yajyaga asenga yuzuza n'Imana kugira ngo nanapfa Imana imwakire mu bugingo buhoraho. Abagatolika basomaga amashapure, abandi buri wese imyizerere y'agasenga Imana ati Imana mfasha. Turi abana batoya tutazi ko muri kiliziya naho bahageraho. Twakomeje kuba birangije, niho bakomeje kwica mu ngengero, bamwe muri twe bakabica tukumva bavuye hamwe natwe bagerageza guhunga hano za Ruferina bakabica, tukumva amakuru yuko abo bishe abavandimwe bacu tuzi, tukumva ngo byarangiye babishe. Turakomeza turahaba ababyeyi, abana, abagabo n'abasaza turahaba. Iyo minsi yose ikurikiyeho birangije bakaba bafata bamwe muri twe bavuye mu rusengero bakabicira ku nkengero za kiliziya mu rubaraza akariho babicira. Turahaba ndibuka indera mu buryo yaje yinjira mu rusengero ifite sitirimu ku mbunda yicometseho, irangije iravuga ati nimusenge amasengesho nyuma akanyo karangiye tubice. Arazenguruka buri wese asenga kugira Imana imufashe nubwo yanapfa azabona ubugingo buhoraho, imuhe kwihangana. Biraba irangije indera mirongo irasohoka. Niyo twafashe umugambi turavuga ati koko tugiye gupfa nabi, kuko icyo gihe babaga bafite lisiti y'abatutsi bari hara ku Nyundo. Irangije turavuga ati se tugiye gupfa koko urupfu rubi, reka natwe twigwaneho. Niyo twafashe inzugi za kiliziya turazifunga. Ndibuka hari n'amacupa fanta yabaga aho ngaho. Turahaba abapadiri batwitagaho bakaduha amazi, bigira igihe amazi bakupye ndetse n'umuriro. Birangije amazi tubonye tugafata ifu y'amakoma tukayashyiramo tukanywa. Aribyo sokuru wanjye icyo gihe byageze nyuma namukundaga cyane, ngajya hamwe nawe tuzi namuhaye
ndetse n'ifu y'igikoma agiye gushyiramo tate wamba akatumva wakicisha inzara. Nyuma aho ngaho niho yasohotse hanze amukubita icupa, ikirahuri kimugwaho mu mutwe aza gupfa. Ntabona n'inzu urupfu ko rubaho kuriya ko twapfira muri kiliziya. Turihangana, umunsi urakomeza. Birangije hari umugore wa Muyomba Vestina uyagerageza gusohoka kuko ku rukuta habaga amashanyarazi, bacumitse amashanyarazi kugira nihagira utambuka wese afate n'amashanyarazi apfe. Umudamu wa Muyomba n'umwana we aba bagitambuka, Suzana n'umwana we barapfuye. Amakuru turayumvishe turi muri kiliziya, tubona ibyacu byose byarangiye. Niyo bageze nyuma tugiye gushyikira tariki ya mbere z'ukwa gatanu, niho byageze nyuma tuba muri kiliziya, dufunga inzugi, baraza basunika inzugi, bamenagura ibirahuri, abandi bajya hejuru y'amabati ngo batwice. Yibuka icyo gihe hari umujandarume wari ufite imbunda, tuza tuyimwaka ariko tutazi imbunda, ayinyujije mu dirisha turayimwaka, ntabyo tuzi. Abagabo bari basigaye bafata imbunda bayerekeza mu dirishya, bagakora kutumwa twose nibura ngo turebe ko natwe twabarasa, biranga bitewe nuko tutabyigiye. Byarakomeje turahaba, baturwanya, bagera igihe baciye urugi barinjira. Bamaze kwinjira baratemagura abana, abakecuru. Hari harimo indebe zitambitse muri kiliziya abizera bicaragaho. Rangije twese tugwa mu ndebe, haba umuvu w'amaraso uteye ubwoba. Nuko birangije niho byabayeho, bakinjira barica, baratema umwana, abasaza, abakecuru. Birangije niho imivu y'amaraso yagiye dutembaho. Ndi muri kiliziya, nagiye kuri aritari, aho bari ishusho ya Bikira Mariya, muzabona abari n'inuma, ishusho y'inuma ihari, mbona ko hariya batahagera banyice. Hejuru ya kiliziya bari bapfumuye hejuru, mbona itafari riraguye aho narindi. Ndavuga ati ubwo bagiye kwashyira imbunda bandase. Narangije ngata hirya mu gikari, hari akabati abapadiri bashyiramo imyenda yabo bambara. Tangije niho nahise ngajyamo. Hagiyemo muri ako kabati, interahamwe ziraza ziciye mu gikari, zitazinjira muri kiliziya zije guhorahoza ababa bakifite umwuka. Bakyagera bakubise akabati icumu, baravuga ati aka ngaka turagasohokana tumaze kwica abatutsi bose, bamaze n'uruguhumeka tumaze kumwica. Tabyibuka hari nga saa 2 z'ijoro. Rangije niho bagezemo barica, abona ndana umwe guhumeka. Ndibuka mukuru wanjye amaraso yari yamutembyeho, umuvu w'amaraso. Bakuramo ingweto yambaye n'amasogisi, bariko ari guhumeka. Umwe ati reka tumuteme, undi ati yarangiye twikwiye turi kumutema. Imana biramurokoye, ndashima Imana ko ngo bariho haragaza afite umuka wazima. Nyuma yaho ngaho ngiri muri kakabati, nabyi Imana ati Imana rero numvasha ngakira zagukorera. Imana arabyumvise kandi kugezana n'isaha ndayikorera. Nyuma yaho ngaho bamaze kubica, bazandira mu zase zinyura mu muryango, bibaye kuba nka saa 2, babona imirambo yuzuye muri kiliziya, nta n'umwe guhumeka. Bose abari barimo abana, amaraso abuziyeho, hari ikindi giteye ubwoba. Nyuma yaho barasohotse kakabati, Imana uko Imana ari nziza, kakabati ndibakikora ngo kajyane. Barakomeza bigeze nko mu masaa 3, uwagiye arokoka yahamagaraga umuryango we. Ngiye kumva nimva ijwi rya papa. Gira umugisha na mama nawe abararokotse yuzuye amaraso.
hari data wacu witwaga Ishabure, we yaramaze gupfa. Hari n'undi witwaga Butigiri, umwana baramuhamagara witwa Mveregete w'umukobwa, bamuciye amaguru n'amaboko. Umwana ahamagara papa we ati papa ndahari. Ise yarahageze abonye umwana w'uburyo bamuciye amaguru n'amaboko, yanze kumusiga. Ku itariki ya 2 z'ukwa gatanu mu gitondo niho baje gurahoza uhumeka, basanga isari muzima ari kumwe n'umwana we, baza kumwica. Papa ubwo turi abana 6, abana 2 bo bari bamaze gupfa, dusigaye turi 4, na papa na mama hari turi 6, ubwo 2 bamaze gupfa. Kuko papa tugiye turi 6 nawe na mama twari 8, ubwo 2 bamaze gupfa. Niho papa akimara guhamagara wese yumva ijwi rye, turahaguruka turamusanga. Afata imyanzuro kuvuga ati rero bana banjye tugiye gusubira dutuye Kigarama, kuko hari abo twabanaga dukwana ubucuruzi bw'inga, ari n'inshuti, tugiye kwihisha turebe nibura ko twazarokoka. Twazamutse umugeza Nyangira imbiri muri ayo masaha 3. Papa yafashe umwanzuro avuga ati bana banjye, ubwo mukuru wacu witwa Bizimungu yaramaze gupfa, kandi bavandimwe banjye nabo amaze gupfira ngo muri kiliziya, aravuga ati reka tujye aho dutuye, harabona banyi nabo neza ture ko baduhisha. Twarazamutse mu masaha 3 ku itariki ya 1 z'ukwa gatanu, turazamuka tugera ahahoze ari segiteri Kigarama, ubu ni mu murenge wa Nyundo. Turageze aho twari dutuye, kuko hari abo twari twarahahinga bazitubikira, ndetse n'andi matungo magufi n'ibyo twari dufite. Birangije tujya kwisha aho twasohoreye ni ku mugabo witwa Rutuma. Turagera aradufungurira, atubaza ko ese abandi bapfuye ni bande. Tumubwira ngo abana 2 bamaze gupfa, twe twadusigaye yaraduhishe. Ejo mu gitondo atujyana ku nshuti ye, nayo irihanganira duhisha. Hari ahandi yatujyanye, bagezeyo banga gutwakira. Banze gutwakira, papa niwe yafashe umwanya kuvuga ati ariko kugira ngo mvire hano nicwe n'abanzi. Afata umwanzuro kujyana na mukuru wanjye Innocent, njyewe na mama n'umwana ungurikira turasigarana. Baragenda nabo bageze bahuye n'umusaraba uteye ubwoba, ye na mama dusigaranye tuyakwisha ahantu bita Bukanda habaga amasaka. Ndibuka baduhigisha imbwa ngo zifate. Imbwa yakugeraho nawe ukavuga ati fata, ikamenya ko atari uri gushaka. Byose byatubayeho. Mama na papa, mama nanjye n'umwana ngurikira turasiganana. Dukomeza urugendo twihisha, kuko papa yabanye nabo neza. Bamwe bakadufungurira, twagendaga ari nijoro, aho tuvuye tukanahava irindi joro. Ndibuka tugeze dusubiye ku mugabo wa Rutuma, imbere y'irembo rye hari uwitwa Mahirima n'abandi bagenzi be, bari badutegereje bazi ko turi buhanyure byanga bikunze karo twihisha. Tugera hamwe nabo bari basinziye, twumva baguye hasi, dusubira inyuma. Turakomeza muri urwo rugendo, niho papa nje na murumuna wanjye na mama twagiye kwisha undi mu papa basenganaga, bari banafatije n'umurimo w'Idiyakoni mu Badiventisti witwa Ndisetse. Turageze dukomanze banga gufungura, niho twakomeje dusubira ku mudamu witwa Bisenziya, afite umugabo witwa Munyakazi. Tuhageze aradufungurira nijoro, adufunguriye aratubwira ati rero muje kwisha hano, umugabo wanjye ntabwo bino ariko baraza kubica. Yarangije twahamaze umwanya muto, guhera saa 1 tugeze nko mu saa 3, tukikibaza uburyo turi busokere ahandi turije kwisha ahariho. Turamubwira ati hangane, turahava tiye kwisha murandi bakwica.
tukiri aho ngaho uwitwa Gasendegeya araza arakomanga aramubwira ati baje guhiga abatutsi bishe aha ngaha, tuzi ko umuryango wavukiye bishe hano, ati basohoke kuko mwanya inderahamwe zigiye kuza kubashaka. Naho ari kumwe n'inderahamwe, hari witwaga Ezekieli yari responsable, ari kumwe nawe. Arangije tugisohoka mama bahita bamufata, nge ndirukanga injya kwisha, njya kwandisetse kuko abanaga na papa neza. Ngezeho nongeye kumanga mbona baramfunguriye, ngihagera bamfunguriye mubwira ko bigenze. Arangije niho umuhungu we witwaga Ndahayo, anungu aracyari sinzi handi hari ashaka muri Kongo sinzi. Arangije aza kumva atangwe no kujyana hamwe na mama wawe, amvana aho ngaho kwa mama we anjyana hamwe na mama aho bamufashe kuri urwo rugo yari bamufatiyeho. Bamushiye muri saro bamushinyagurira uburyo butwici. Kanone kandi gatoya ko ntabwo ari bakabonye kishe hepfo abaga imigozi bita amapamba bakunda kuboheshamo ibirago, niho umwana muto yari yihishe. Njye ngigera hamwe na mama nsanga bamushyize muri saro niho bicaye n'imbunda n'izindera hamwe, batubwira ati ubu ngubu twe twarabuze none tugiye kubica. Nagerageje kubabwira ati mwambabarira mukareka bajya kuri toilette, nzi yuko nibandekura ndibugire ngo ahita nirukanga. Ngisohoka uwo Ndahayo aramberekeza n'umupanga, ngeze kuri toilette nzibona ngaragiye, mfunguye amaze akanya nsanga naraho ngaho, nongera nzubira hamwe na mama. Baratubwira ati se amafaranga mufite amafaranga? Ndavuga ati hari amafaranga twahishe aho twari dutuye, ni mundeke njye kuyazana. Mama asiye mutureke. Mama yari umubyeyi wadutoje ikinyabupfura, iyo naga abashyitsi baje kumusura ukifata nabi hari uburyo yakurebaga ukamenya icyo akubwiye, nyuma y'abashyitsi akaguhana kunyuza akanyahapfu. Mama yaranyitegereje arambwira ati mwana wanjye wipfana ibyaha wipfana ibyaha ngo uze amafaranga ari. Ndavuga ati mama amafaranga dufite aho twahishe, reka njye kuyazana batureke. Asubiramo ijambo rimbwira ati mwana wanjye wibeshya. Ntabyumvishe cyakora bihangana, mama afite ubugingo buhoraho kandi Imana izamba umutima ngo yari afite. Nyuma y'aho ngaho niho baje kundekura, barangira ati genda uzane amafaranga uyazane mama we tumurekure. Mama yarandebye anyereka ambwira ko umwana wanjye ndugaruke, kandi koko aho twahishinga zacu yeba yamba nagomba kugaruka kuko nari nzi ko we batari butwice. Naragiye njya kwa Rutuma, bageze ndakomanga barafungura. Arambwira ati mwana wanjye sindi bugushyire mu nzu, ahubwo hari ikigega cy'amasaka nubatse nuho ugiye kuba, ubwo karumuna kawe batagafashe tahandi kazi kakwihisha karaza nawe kaze kwisha hano, nukabona ndabafungura majyane mu nzu. Nagiye mu kigega cy'amasaka, bigeze mu masaha 5 mbona kana kari kuza kaje ndakabonye. Ndavuga ati bebe murumuna ngane kwino, mwana yaraje asa hamwe nanjye. Tujye mu kigega cy'amasaka, uwo muzehe aje kumenya ko umwana yaje, niho yaje kudufungurira. Akataradufungurira umwana yambwiye ibyo kubwira mama byose byo mushinyagura asigaye. Je n'indi mwana muto ndavuga ati reka niyahure, nagiye kwiniga birananira ati ndebe ko napfa biranga. Nari nzi ko umuntu iyo yinize bita birangira, byaranze. Umwana tubanaho bigeze mu masaha 7 bamaze araza aradufungurira, turahaba. Turambwira ati papa watubabarira ukaduha ibyacu ufite
tukarako twajya kureba mama ntibamwice. Ari ijambo yambwiye ati rero muhumure, njyewe ndajya kureba aho ari tanga amafaranga bamurekure. Tubana icyo cyizere ko yagiyeyo. Ageze nyuma abwira abana be ntimuzavuge ko nyina we umwana bamwishe. Nyuma y'aho ngaho muri iryo joro mu gitondo baramuzamuye baramwica. Mama yapfuye asenze, yarasenze yakundaga Imana, baramwica bamushyira munsi y'umukingo. Twamaze si mama bamurekuye ngo ariko yagiye kwihisha ahandi. Dukomeza kuba mu buzima, tuba mu buzima. Ndi umwana muto uyoboye murumuna wanjye, tuba ngaho tujya kwihisha mu bibara. Ntabwo nongeye kwihisha mu nzu n'umunsi n'umwe, kuko nabonaga imbabazi baba bamfitiye nuko papa yari akiriho na mama. Mbona ko ndambabazi bari bungirire abari inshuti ze. Nakomeje kwihisha njya mu kibara, turihisha njye na murumuna wanjye. Cyakora umubyeyi atubera imfura, turongera turahagaruka. Tuhagarutse niho ambwiye ati abana be yarabuje kutubwira ko mama bamwishe. Umwana umwe yaraje arambwira ati urabizi ati mama wawe bamwishe n'umushumi yakinyegezaga. Nabonye ko birangiye. Byasezerano wambwiye bizasohora. Bati ndacyo mama umfashe. Nyuma aho ngaho twaje kuba kuri uwo mugabo Rutuma. Icyo gihe Inkotanyi zari zigeze nko mu gace ka Ruhengeri. Niho twumvaga batubwira ati Inkotanyi zaje muhumure zizabarokora. Nyuma aho ngaho tubaye kuri uwo papa yangomba ko baze kuvuga ngo ko bagomba guhunga. Abaturage bose batewe ngo bagomba guhunga bagahungira Kongo mu cyahoze ari Zaire, banyuze hanga ku mupaka ara Gisenyi. Abandi bagomba guca za Kibuye bagaca za Cyangugu. Wa mubyeyi aravuga ati bana banjye sindi bwemere ko banabica ndanabahungana. Wa mubyeyi yaraduhunganye adukorera ibirago bidupfutse amaso umubiri wose, kuko icyo gihe hari ibimenyetso bareberagaho umututsi wariwe bakamumenya. Bakundaga gufata ikiganza harimo imirongo ishushanyije, bakareba n'akomambari ndetse n'ishinyo n'imisaya, bakamenya umututsi n'umuhutu aho itandukano ryabo riri. Adukorera ibirago n'ibindi bidupfutse mu maso, turahungana. Duhunganye tugera ahahoze hari aho bita Pifoke. Tuhageze niho haje itangazo rivuga ngo musubire ahari iwanyu, ati ngo twabonye amasasu Inkotanyi tugiye kuzisubizayo. Umama twari turi kumwe arangije yongera asubira aho yari atuye. Zigara ndi kumwe na murumuna wanjye, hano umuvandimwe wundi witwa Nsengiyumva ari warokotse ariwe mukuru. Dusigarana turi batatu. Niho twamanutse turahunga. Uwo mubyeyi wasubira n'umuryango we. Aravuga ati nimba subizayo bamaze kubamenya barabica, ahubwo ni mugende n'ibyo kurya kwa dufite ngibi ni mubijyane aho muzagera Imana izabakiza muzari ku buryo mwibeshaho. Twafashe urugendo tukigera hara kuri kiyaga, hari umugabo witwa Konsiye witwa Bitariho, niho tumubonye ariko uwo muhungu witwa Nsengiyumva kuko hari murumuna we yarabyaranye no Bitariho, we aza kumumenya twindi yatumenya. Iho dufata turacengera tuburana n'uwo mukuru wo twaturi kumwe, kuko n'ahandi hantu twari tuzi igise Rubavu, ntahantu twari tuzi tujya muri Kongo n'ubwari bwa mbere. Turamanuka tugira kuri Kiyaka, amubonye twe turacengera dutandukana nawe. Imana ko ari nziza, tugeze hano ku Nyundo kuko habaga hari umukuru wari guhunga bajya muri Kongo, duhungana nabo. Ariko hari kondisiyo
yuko buri wese ko yahungaga ariko arimanuka yabwa ari kumwe na famiye uri president abari kumwe nabo. Natwe umukuru niwe wadupresendaga. Tugeze hano ku Nyundo tuhasanga ari bariyeri. Ko bariyeri ari hari bakurebaga uko uteye, bakoreba mu maboko, bakareba ibimenyetso byose barebe ko uri umututsi. Tuhageze bafashe indi famille bari kuyikontrola, twe tuhageze bagiye kutugeraho tuba tunyuze hirya tuba duciye hirya ya bariyeri, tuba turakomeje. Tugeze mu rugerero naho dusanga indi bariyeri. Naho Imana iradufasha mu gihe bari gukontrola undi muryango bareba ko atari abatutsi. Tunga tunyura hirya turacinga ko turi utwana dutoya, tunga turahatambutse. Turakomeza tugera aho bita ku Cyanika. Icyanika tukiyamanuka hariya njya mbibuka byinshi na n'ubu iyo mbagize ndahibuka. Twogera ku Cyanika umanuka utya twasanze hari bariyeri iteye ubwoba. Uko ndahibuka hari uwo bari bamaze kubona bamaze kumwica. Turavuga ati wirushya handi turi wanyure. Hepfo ukigera muri kaburimbo utya aho ngaho ku Cyanika wenda kubwira kuri kaburimbo hasi hari abadamu babiri twabonye bari kuvuga ati uwatwereka umututsi tuvanye mu gihugu cyacu twamurya n'amenyo. Natwe twigira inama turavuga ati reka natwe tugire tuvuga yuko umututsi tuvanye mu gihugu cyacu tumubonye twamurya n'amenyo. Iryo jambo nararivuze na murumuna wanjye n'uwo mukuru twari turi kumwe. Tugeze hasi muri kaburimbo niho twese ko bariyeri baravuga ngo tuno twana n'udutera hamwe mu tureke dutambuke. Turatambuka tugeze hari stade hari arindi bariyeri. Turavuga ati uwatwereka umututsi tuvanye mu gihugu cyacu twamurya n'amenyo. Barongera baravuga ati ututwana n'udutera hamwe mu tureke dutambuke. Turatambuka cyakora papa na mukuru wanjye na mushiki wanjye bari baragize amahirwe yo kugera muri Zaire. Hari Goma, hari ingambi ya Gituku niho we bari. Ariko papa akajya baririza amakuru y'abana be, akajya amenya amakuru ko tukiriho. Tukigera hari ku mupaka hari umuvandimwe yanibuka twasanze umukecuru ashobora kuba ari umuvandimwe wavukanaga na mama n'abavandimwe be. Aho bari ku mupaka avuga ati reka nde ko nabona kana karokotse ngakire. Twari dufite inzara iteye ubwoba, amaguru yacu yatumye bitewe no kutagenda. Tukihagera Imana yadufasha tuba turambutse, wa mukecuru aratwakira, arangije atujyana aho papa yari ari na mukuru wanjye na mushiki wanjye. Birangije tuba tubaye hamwe nawe tumubwira ibyabaye byose. Urugendo rwanjye rwatangiye utyo. Nyuma y'aho ngaho ubuzima bwarakomeje, ariko ndangiza ndashimira ingabo za FPR Inkotanyi zahagarikije Jenoside yakorewe Abatutsi. Ngashima n'Imana ibitangaza Imana yangoreye. Ubu ngubu tuvugana ndumva ufite abana babiri. Ubu ngubu meze neza nta kibazo mfite. Ubu ndiyubatse meze neza. Umwana wanjye yiga mu ishuri ryiza kuri Nowera, afite umuprofesseur, afite umwarimu umukurikirana, nta kibazo mfite. Dufite n'ubuyobozi bwiza bujya butwitaho.